rero umusize neza sigenda muhigiye ni mudukize arya umariyo sawa kanze murebe nimutanga kugera witubwira ko namushaka sawa Zete mugabo sawasha amakuru ugenderera amahoro narebye suzi ngo urutoki rwanjye ruhera ku muhanda se ndaruzi narebye mbona rumaze kwandura rwose barangiye rwajemo ibitoki ntibikiri kuri tabiri turashaka ko dukora ikirere njyewe ikintu yaje kukubwira se bimudukiza aba ari udusiporo nyine mubizi yaje kuguha akazi rero kugenda unyomberere rwa rutoki rwanjye ko igihuru cya rwabaye igihuru umuntu wabona wowe winjira ugiye gutema agatoki suba wowe subizi se aricyo nakwimura umuvandimwe hanze njyewe none natini tunarende gukora njyewe njye kurwumira nta kibazo wowe genda unyomberere urumva nanjye reka mbanze mpindure utwenda ndaje ngufashe nari kanze njye simbuka nsanga ugejemo hagati rwose warindira se waruzi ko ngiye nkubeshya urutoki n'urwanjye nabikubwira kugira ngo ndimo ndakubeshya cyane uko mbona nyine rutangiye kunana ndumva narugurisha nawe ukibera narariye nararushye nawe se wiriye duhurire yose kanze nze ako ni miliyoni 3 kanze nze ubwo turahurira agenda uhagarare ndaza tuhahurire bituma amafaranga nigende nasuzuma nawe n'ukuntu murimo umeze n'umuyenzi nawe imurangakira no hirya gato nta kibazo oya ariko bayitonda ngendaje gato ya mani ntugire ubwoba sawa Zitondi sawa riri wanegereje nayo nagutegereje urabona ko rwakomanye ariko nurunguru shasha turazima ndaga naruteba ajya neza niko gusa nagurure tutoki nk'urunguru cyane kurureba pe zigiye kwana urabona ko cyo cyo ubuse zininda cyane cyose biravanze kimwe kitarimo ngira twumva ibyaje bizi harimo inyamunyo mukoyo bana argonye naze kandi kufitegereza izo shatura zima nizo nshaka asubesha ibitoki n'urutoki rwa miliyoni 3 bamazinga yose nanza bamfite ariko no kuri umuntu ngira amafaranga dore nari ndi mu kazi ndi kuvugura ka kazu kanjye sha izo rutoki bya mu miliyoni takoza eshanu were kuresha mukayisha gutinda bikagera no kwicura bitari bworohe kamasaha agena niko ibitoki bikura ushaka kuvanga habyanye reba nta na kimwe kirana ushaka kuva habyanye iminsi narayibase ega nirinda kuze ubwo wamangitse mu mafaranga nigene ndashaka kwihuta ibitoki ndagwibumba 500 urabona nta nsina zirimo n'ukubitema byose mu mashyamba izindi nsina bamubwira ko cyane nandi mu kazi 500 ni makigira miliyoni jya mu insina zawe neza ngufumbirire ndongeraho 200 abanya telefone cyangwa nundi waciye mu rugo wenda uri yajyane none utarindi mu kazi ntabwo naje nyafite ariko twese tukandikira ikibazo ko nuko inshuti yanyu gutushigena rugo ukijyana na cyangwa ngase wagifite icyo kintu umuntu abakiri cyangwa ndagifite nacyo kiri mu rugo nacyo kibona kashyira note fare yarebe bitoki reba kirabina ndabimaze amagara ndi nayo ngayo ari kubwira ahubwo remba amagara ndi nayo ngayo bitoki arabakwiye 700 n'umukozi wawe se ni 700 yarwo n'umukozi wawe rwose mwana ubigenda guhereye wari uri mu bikiwo ukazi namuhaye nawe uretse kugira wamwishe rasiki ese ko numvishe murimo gucirikanya yakubwiye ko hano ari wese ndetse atari wowe umuntu wambaye uwo mukino aho hano ngaho urutoki ari urwawe
uranyumvira imbwa z'iyi minsi sha uburanyita imbwa uhereye ku ubu urabona njye nsigaye mpereza akazi abakozi bakaza kugurisha imitungo yawe uranyita imbwa ubu ari njye n'indi usa nabi ngendije mu kazi ubu akahe kazi buriya rero ibyo nibyo biba byabazinduye wiza kutuma n'umwanya wanjye wo gusa mwana ese umbwije ukuri wa muntu mwavuganaga ibiki jewe yarampamagaye ambwira ngo n'urutoki n'ubu urabona nateye nibereye mu kazi wari uri ku isoko se mwese ibyo yabimbaza ndabizi none utumye ncika we yaragiye kungurishiriza ibyanjye ahubwo se muraziranye iranya nayimbwa muraziranye se ntabwo iri buncike to ntabwo incika murayama ariko uno munsi wowe nabwo murayama n'ubundi by'umuti ntabwo biri bworohe nakubonye Run. icyo shaka wowe urayama ariko shaka bano bacu turabasuhuje tubabwira ko twabazanye iyo bita ubwo byita tumaze gukina bahita gukina singiye nako ivumbi ry'inkunguzi ivumbi ry'inkunguzi n'ubukunguzi bw'ivumbi bigomba kuza ishayininga ariko biba byatugoye mujye mubimenya aje nababwira nese babeshya ruka ibyo byihoreye gushaka njye mugira mukore kuri ka kantu akara kantu bakunda kwibagira nk'iyo utababwira we utababwira ntukababwire mani nabi nshimba nababwiye nta birenze kumenya nk'itaruka bakababara wababwira ariko mani ntabwo wazubwira ngo bababwira uka urajyana nanjye nkubwire ngo rikitu nurize waryibuka nta kibazo none ese ko banyita menshi akora ndaga siko ufite amazina nk'ayo isho ako dukunda nako muga yego rasha kankubaza hari igihe n'inkoko n'iki cyaje mbere sha nuvuze wambwiye ko wize uzanye bya bibazo by'abana oya mbwiye ntabwo n'iki cyari oya mbwira cyaje rimwe kudasubira ibya nyine wowe mbwira wumva ari nk'iki cyaje mbere icyo cyananiye cyananiye n'abandi ntibagusubiza kandi iki ryaratewe ryatewe n'iki iki ryatewe n'iki none inkoko yavuye nawe nta byawe ese ubwo urumva ari iki cyaza mbere ni iki bambwira nta byaturutse mu ki byaturutse mu ki nkuko se yaturutse mu ki se ryaturutse mu ki
tutakubaza ko hari mu nkoko Twagiye nawe na muntu wabisubiza. Kuki twumva ko umudundo namwe muri aho ngaho mwandika muri comment mutubwira ati ari igihugu n'iki cyaje mbere iki kibazo bakigusubiza nta kabazo gateye mwatse. Ariko uyu musore afite imbaraga muri kure. imbaraga se Ndetse na muri. imbaraga se abantu bankubise hasi utareba Cyakora wavamo umushumba. ubundi we narakubwiye ubugome uhora Kakoza wewe mugabo. sure ubugome uhora Basi mwe muri kure amukure kuri subscribe. Urisogira? ako iyi Bakure na like. no kutiga bituma utazi no kuvuga Wowe wize bivuge ruko. ubu kuba wavuga subscribe Bivuge. yego subscribe ngo subscribe Ako si ukarukema.